Sheri ndi kubona yogeje kare. Noneho hari umuntu mpamagaye nyine ngiye muri depannage hano haruguru. Ubwo teka agafiriti ndi kumva nkumva agafiriti sibyo. Mucyari basanga mishoro. Nanjye ntabwo nkunda ni umuntu ngiye kudepa. Sheri bimeze bite? Sawa ariko tu. Kwaje ngo ari kirushaho kumbwira la. Uzi ikintu nagenda nakubwiye. Uri muza ariko reba hano gato. Gusa nuko ndi kwihuta ariko ndaje. She ntutinde ntabwo ninda agafiriti ejo warantengushe. Agafiriti nsange gahiye. Igo. Ndaje. Sawa nyine ubwo ndaje. Sheri. Naam. Kuguhobera. Koko ni ibingi wari umagarikiye. Yego. Sorry kandi. Akaske. Bye. Ndaje. Hano. Hodi. Karibu. Mwiriwe. Mwiriwe. Makuru. Mera songa tese. Meze neza. Ndi kubona uri mu masuku. Sikaranyishe maze iminsi ntari. Wari umeze neza ariko? Ameze neza ko ntari. Wari umeze neza ariko? Ndetse neza turakomeye. Umugabo wawe arahari? Umugabo wawe arahari? Oya, hari ahantu agiye ariko mu kanya yaba ageze hano. Wamushakaga? Oya ndakora kubona inkweto bariya. Mbese? Mbona wambaye neza ata? Iyo dase ni iki? Wambaye neza buriya. Nabitse cyangwa nuko mbona nkenye amasume. Buriya ndi kubara nkavuga niba wari ubyambaye bigeze nk'aha ngaha. Nk'aha ngaha ni no gutya. Yego kuma. Byari kuba bimeze neza. Yego kandi umuntu aba ari mu rugo keretse byibura bitego. Mu rugo cyari ikintu babitwaye? Biba bigitwaye no se umutware karo hari. Ajya wambaye ngo yagiye? Yagiye. Naza ryari? Ntabwo namenye gahunda ze nawe ngo mbona ntazi. Kumva kandi kumva hari utuntu turi kujya biregera. None se buriya? Umuntu ari aho ngaho afotoramo wambaye akantu kagezemo. Kandi waburi mwiza kurusha na marayika. Hadana none ntabwo waba mwiza kurusha marayika. Yego, marayika se wayibona? Ariko wowe ndi kukureba. Mbese? Bagurisha agakombe k'amazi. Yego komanda, se amazi nakugurisha. Yego. Kibuze ko kitabuze ko ari amafaranga si muri iyi miti by'amafaranga ntabwo amazi bajya bayagurisha. Uzi amazi yo kungamugurisha. Kuberesha. Ese byibura urukubaka birumvikana. Hasi amazi ko tuyagura, amazi turayagura. Ahubwo iyi minsi amafaranga abaye ikibazo cy'amafaranga kirabaye gikemuye. Ashira maze umpaye mazi cyangwa wowe nturangurisha na unambaye neza utinabishimye ko kugaragara neza cyane niyo mpamvu ati kamenya ngo amafaranga ubundi amafaranga yose ntugire ikibazo amafaranga nayo afite ngaya nayo ahubwo kwana dushaka twanapahuka nayo sigara ubundi amafaranga asa amafaranga twanapahuka yasigara twapanga gute ego Kuna nahagaze naho ngaho nuko ndibona ajya bakabona naho hari ntabwo hari nose hari ikintu mwapanga kugira ngo akugurishe oje ni kandi umujyanga agurisha gambere ubuntu se nta ubwo ngo dupange yasigarana amafaranga yose maze aramutse abaye yawe inzu no guhita mwishura amezi ane rimwe kurya aho mwajya muragura mu mifu reba ariko nyine ndi kwibaza impamvu ugiye kuyaba wapanga nyine nk'ibintu by'abantu bakuru siko ni nawe nta mwana muto yirimo ku buryo umuntu yaba agize kuyasigarana da kandi ni menshi ni menshi ariko gusa aje ureka mwereka urukumva ubu ngubu ntabwo wakora nende gufotoramo wambaye utuntu nka twa tuntu nende gukubwira ubu ushobora guhita imikora agahita no kubita nk'izi zose mbese kugira ngo
inzozi zanjye ziri impamo namba nshaka kugira ngo niba ndose cyangwa natekereza cyangwa imagine ibyo byose bimbayeho mbigira impamo. Si ibintu byaba kurushaho kuvuga ni ibiki? Umwana mutoya wavuye kwa nyoko na stop uje kugira ugiye kugira ite kwa mugabo wawe. None se umugabo wanjye ko yankoye yagukoye se yagukoye rutanga yamfite reba ariko hari n'andi mu mufuka ntanze ibihumbi 100 ubusa yo ngayageze mu bihumbi 100 ubu wagusaba n'ibihumbi 10 wabingereka aho ngaho. ajya akunda gukora akambwira ko yasize kuri banki akenshi tukararira ibijumba amagabo gashira kuri banki ngenda yafite ngo yakashe ko nawe uri gushiramo akantu katari keza ngo amagabo none se kuri banki namwe murababitsa kuri banki ra ntago mbiza njye twapanga nkaguha yanjye mukongeranya niba hari n'utundi mwari mufite mukatwongeranya se wayampa yego aho ubundi ushobora kuzana ubuntu bw'ubuntu ugasanga urayahebye do nusubuki ngerero se wese ubundi kamubaza ntabwo bisa naguye ko uri mwiza harya turi gutangira yego wese si ubyemera ntabwo ari cyane uko umugabo wanjye atajya bimbwira none se buriya kuma kabisa ukanga kutama naguhangara twatu ninjye mbona abatanga muri filime urabizi shara uyu mugabo ntabwo urakamo ntabyo ajya nyigisha ntabyo nzi wakama no bitanu yanjye ariko nta kindi kintu uri bunsaba cyonda gusaba usisinga y'amafaranga nawe ka amafaranga n'uwitwara neza urayatsindira yose rugumva nishaka nje no kuzana yari no kuri telefone hariho n'ayandi yose ni bandari nuko nabuze utuntu tuno dutopito two guhambira ariko ni bandari yose kabizo ko kutama wampe 10 kimeze ngo neke banda ndi kugura cyane inzu ndi gukodesha ni 5 ara amasegonda karenza ubwo sondi mideni no cya kabiri ugura bikorera rimwe ugenda guha amafaranga ukorera yego naguhangaye n'ibihumbi 10 rero kugira ataruka cyane imbo ibihumbi 10 ukure n'isenge yego waza manzo mpaka tushikaje uje waza kundi mahakanya shiranga icumi gukura misengere sibwo si twabyumvikaneho akuraza kunyongera n'ayandi nakubwiye ko yose urayasigarana ikibazo ufite ni iki kura misengere ushaka nawe uzoro so mabere nawe ndakareba amafaranga ntabwo tubonye ntabwo tubonye gukura mu hejuru none njye nakuye mu sengeri wari ushaka sinayikuye mazana amafaranga n'amabere karaba karimo ego nari ndawurandike abo mwiza none si wakora n'abandi bakuramo n'ikariso ikariso ko nta buca menshi na urazi ko nyafite urana ndafite nari ndaguha ankwereka ndaguha 15 oya tibangera ariko si ikibazo were kwihuta uko n'ubundi amafaranga ndayagusigira ndi kugira ngo mbese manje ndi kugira ngo nyajere neza kugira ngo yose aze kugushiriraho mbese ntacyo mu manzi baramafaranga
ikibazo nta n'amafaranga ya mbere nayaguhaye sinzi nta kabiri ariyo nabaguze aya kabisa nawe uri none se ayisengera itayamba nayakuye nibagiwe ko nayaguhaye umugabo ntamukura pe kumuratse ikize ibintu kunyereka uramukura nari kugenda kwishurira icyo mwishuriye akaba ari cyo ukora iyo wagera cyo mukandi mama ajya kurema ikariso none agakuramo iki ajya urampagara mujya gukora ibintu tangiye kuzubara cyane n'iki cyane yafite uranga none se ngo tugeze ku cyo mbo noneho si cyo tugezeho ntagira ngo ukuremo byose ese unyereke byose kandi nakuyemo ikariso isume ndi kuvuga isume ugiye guca ndende nturamba ngahera mbwira yo ushaka amafaranga ndacyayafite dore cyari kuyabara ngo abantu buri karacyuzuye ntabwo ari kugabanyuka agira ngo ntabwo ndi kugura kugenda ugansubiza mbo nicyo tugezeho hajya n'inkura y'isume uramba ngahe ushaka ngahe iyo uransaba ngenda yaguha yaguha ngahe 50 50 kuzi ko n'ikibanza muri Amerika kitagura 50 ikibanza nanjye ahubwo tugire vuba umugabo wawe amubwiza ukuri ubwo 50 50 z'umuntu ugiye kunyereka okay uramba ngahe ko nshaka ugiye kunyereka n'ubundi hasa naho ngaho wambuye na rebe kandi byose nabikuyemo si umubiri gumwe se hoza umubiri umwe ndareka ubundi kamubwira ubundi aho uranyereka hasa naho wananyeretse n'ubundi 50 y'uko ukunca nabi sinawe ntabwo ndi kuguhera nose arega hari ahantu haragoye hagoye gute gusa umugabo wanjye abimenye haragoye umugabo wese aguhaga ngaho isi arenzaga igihumbi cyo guhaha ugwiza 5 n'iz'imituku gusa ubundi njye nkubwiza ukuri njye ntabwo nta n'amatsiko mpafitiye gusa nubwo n'ubunyanga amafaranga yasigaranye yawe nari mfitiye amatsiko ubundi nuko ubona ukuramo agasengeri niyo matsiko mfite ubundi ibisanzwe nk'ibisanzwe none uramba ngahe ndaguha 30 30 uri kuyemera ntacyo akira yabarega ruzuye ntabwo uri mafaranga ndayaguha ariko uzabika ibanga yego nkunda ngo duhumbure ntabwo rizigera risohoka It is finished. rero kumva rutajya kujya kudufasha mu makuru ahise ubwo kuryamana turyamane nabwo nk'ishuri nta mafaranga ndacyafite nta nturi buntere yego itaraza ngo nijya bakurongoye aho ni ukuryamana gusa angahe 50 gashinge kare mukavuga muri 50 mbese arega umuntu afite agaciro kamwereje gahunda kongera n'ituma ngo 40 oya ntabwo nayafata ni 50 ntareba awagira ute amafaranga nawe amafaranga ndayafite nayo ngayo 50 amafaranga se amafaranga ni 50 kandi ntabwo wabura amafaranga pe
ndebera no mu makofisi nabonye amafaranga urabizi amafaranga nagendanye araciganye ngutu nsigaranye sino ugiye kugenda asubiza 50 ujya kuyazana vuba ahitanze hano harimo akamoto karanjyana kungarura ndakoresha kugenda mu gihe cy'ijoro ubu tudasanga umugabo wanjye yagiye kandi ngwe ko ngiye gutega moto kuko nta kintu ndi bugutarayaza kandi nanjye ngwe ko ngiye kubanza kujya kuyazana ngo ngende ujye kuyaza subiza 50 50 asanga wisubiye ntabwo ndi bwisubire sawa usanga yaje nuko nyine nkanga Aya. kamera Kristi we sawa ni sawa makuru Makuru ni meza. yarageze wawe nsanzwe udahari Za gahunda ze wari wazize. amafaranga Bani umusukirana. amafaranga Nyine ngiya mabwo ni wari wazize. amafaranga ngo rero njye ntige umugore wawe Sheria yabo hese. nyine naje nsanzwe udahari we ntabwo nayatwara Erega wenda kweba. ntabwo Nyine ushaka n'umuntu nyine uragura ibintu mbona. Kugeza umuntu anose. Kumva nabyo nshaka kumujyamo. ngiye Bari abatekaga ibintu by'amandasi mandasi ahangaha niba ndamukuzanira nimugoroba tubizi ko nziranye n'abantu benshi se kandi merisi kabisa. Yo nari nayamusigiye ahubwo mu bipanga ubwo turi kumwe ndagaruka muzanye Amafaranga ugiye ingara yamaranye. Gusa umeze neza rero. meze neza Ariko atetse. Nasi ko mutishimye. ni umutwaro w'ukonje Bari gukurya. Ndashabutse. Ese ko nako utigeze ubimbwira ko tuzi n'amagana ngo ubimbwire. Utigeze n'amagana ngo ubimbwire. amapaka yanjye bamaze kwitwara mu kanya Bute batwara paga ntukurinde bose nkuko wagize ikibazo n'ubimbwira ubwo rero kubwirwa ni. ntabwo ari ibintu byatanje Ntabwo ari sawa. So, kanze manze nduhuke mu gatanga rinaniwe mvuye kuri byatanje. Kandi umwe n'ibyo ko ndumva inzara imereye nabi. Hadi bamara bibeke bikore by'ibishwish. Ntabwo ari imitsi no kubabaye. Beke ikigore umuntu uri kumureba mu bwonko ukagenda umutwe uraranga wajya ngo nta kabati kabufunga. Uyu mugabo wataza aho byari kurangira nakicundiye pyaho ncyagere ku muntu wavuze ngo abagore bamutima w'urugo barabanje kureba nabaga mukunda bamenya ibintu by'ibihopare byararindagiye igicucu umuntu akumbi